Mu rukundo bitewe n'ubumenyi, uburambe buke, abantu bamwe na bamwe usanga bakora amakosa akomeye batabizi. Niba ukunze umuntu buhumyi ntushyiremo ubwenge, ushobora kuzisanga mu bibazo bikomeye bitewe no gukora amakosa, nyamara wowe uzi kuri mu nzira nziza y'urukundo rwawe nawe. Ibi akaba ari byo bitumye kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa umuntu akwiye kwirinda mu gihe ari mu rukundo. Urubuga Elcrema rugaragaza ko abantu bakundana bagomba kwirinda amakosa arimo gufata umukunzi wawe nk'ikigirwamana. Yego uramukunda, ariko nanone kumuha ubuzima bwawe bwose sibyo. Si umugore cyangwa umugabo wawe, ni umukunzi wawe, kandi isaha iyo ari yo yose mushobora kugirana ikibazo. Ibi bikaba byangombwa ko munatandukana. Ese urakeka ko byakugendekera gute muramutse mutandukanye? Ese wumva ari ryo herezo ryawe? Bamwe muri twe gutandukana n'umuntu bakundana bumva ari ryo herezo ryabo, kuko bafashe abakunzi babo nk'ibigirwamana. Mukunda ariko mu buryo burimo ubwenge, wimukunda buhumyi, ejo bishobora guhinduka jya ugira amakenga. Kuba ukunda umuntu ntibivuze ko agomba kuza mbere y'ibintu byose. Rero wikumva ko uzajya umuhamagara buri segonda, ngaho mesaje za buri kanya, mbese hahandi usanga nawe nta gahenge ujya umuha ngo yiteho cyangwa ngo avugane n'izindi nshuti ze. Ibi ni ibintu bishobora kuzatuma abona ko uri kumuhozaho ijisho, bituma kwinuba aho kugira ngo urukundo rwanyu rwiyongere, ahubwo rukaba rwagabanuka. Si byiza rero ko wajya ufata umukunzi wawe ngo umubuze amahoro cyangwa we ngo ayakubuze. Uru rubuga kandi rugaragaza ko ikosa rya kabiri umuntu agomba kwirinda harimo kumara igihe cyose uri kumwe n'umuntu mukundana. Urukundo umukunda ntirugomba kubangamira ibindi bintu. Kora ikintu mu gihe cyacyo, wikwihunza umuryango cyangwa se inshuti zawe n'abavandimwe ngo nuko wabonye umukunzi. Nubwo mwakundanye hari abo yagusanganye nabo, yaba ari abavandimwe bawe, umuryango wawe ndetse n'inshuti. Irinde kwikura ku bandi kubera we ejo atazakwanga cyangwa ukabona impamvu ituma mutandukana maze ukabura byose. Ikosa rya gatatu ugomba kwirinda ni ugukoresha amafaranga y'umurengera mu rukundo. Ubusanzwe abahungu nibo bakunze kugwa muri uyu mutego cyangwa ibyo twakwita ikosa. Gukunda umukobwa ntibivuze kwirarira no gusesagura, kumumariraho ibyawe byose sibyo bituma gukunda cyane, kuko komeza kumuha no kumuteretesha amafaranga agira akakubona nk'ikigega cyangwa se umuterankunga we azajya avomaho buri munsi. Abahungu benshi bakunze gukora amakosa ndetse bakumva ko uko umukobwa azabona ko ufite ibintu ariho azahera gukunda. Ku rundi ruhande ukwiye kwibuka ko hari ubwo ibyo byiza wamenyereje uwo mukobwa bishobora gushira, ndetse ugasanga na rwa rukundo waguraga urarubuze, uwo mwaruguraga akajya kurugura ahandi hari amafaranga. Gukoresha amafaranga y'umurengera mu rukundo rero ni ikosa ukwiye kwirinda. Gufuha cyane. Gufuha byabaye akarande mu bantu, ndetse benshi babigize imvugo ngo umuntu ukunda uramufuhira. Gusa burya niba uzi ko ujya ufuha ukarenza urugero, menya neza ko urimo kwiyicira ubuzima, kuko burya biragora cyane kuba wakumva ko uzafata umuntu ukamukuramo kamere yifitemo yo guheheta cyangwa se gukunda abandi. Rero niba utikuyemo umuco wo gufuha cyane, birashoboka ko bizakuviramo no kuba watekereza guhemuka, ndetse bikazagukurikirana ubuzima bwawe bwose, ndetse no mu rushako ukabaho uri umugore udatuje cyangwa se umugabo udatuje mu rugo rwawe. Nibyo koko umuntu ukunda uramufuhira, ariko nanone navuze kwirinda gufuha cyane ukarenza urugero. Nubigira gutya uziyangiriza ubwonko, uta umurongo w'ubuzima. Mbese muri make umutima wawe ujye uhora uhagaze. Girira umukunzi wawe icyizere, nawe azakigenderaho. Numufuhira bikabije ejo akaguhemukira, n'abandi bose muzakundana uzajya uhora wumva nta cyizere wabagirira, ubihirwe n'urukundo aho kurwishimiramo. Urubuga Elcrema rugaragaza ko kandi mu makosa umuntu akwiye kwirinda mu rukundo
ari ugukora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi n'umuntu mukundana. Benshi mukunda kwishuka ko gukorana imibonano mpuzabitsina kenshi n'uwo mukundana ariko kumugaragariza urukundo. Oya sibyo, uko muryamana niko agufata nk'igikoresho yifashisha mu kwishimisha, akakubonamo biri hanze, ndetse bamwe bagatekereza ko ibyo umukorera hari n'abandi ushobora kubikorera. Ni ngombwa ko ubyirinda kuko muramutse mutandukanye byazagutera kwicuza no kubabara ubuzima bwawe bwose. Irindi kosa ukwiye kwirinda mu rukundo rwanyu, irinde kuganiriza umukunzi wawe ibiganiro wagiranye n'uwo mwahoze mukundana, abo bita aba ex mu ndimi z'amahanga. Mu rukundo rwanyu gerageza gusiba mu mutwe wawe ibiganiro mwagiranaga n'umukunzi wawe wa mbere, cyangwa niba unabifite mu mutwe wawe wirinde kubisohora ngo bibwire umukunzi wawe muri kumwe uyu munsi. Ibi nutabikora uzisanga urimo muzana mu biganiro urimo kugirana n'umukunzi wawe mushya, kandi ibi bikaba bishobora gutuma atekereza ko ugikunda wa mu ex wawe, akaba yahitamo kukureka. Mu rukundo kandi ni ibintu bisanzwe ko abakundana barakaranya kubera impamvu zitandukanye, ariko nanone ni byiza kumenya amakosa ukwiye kwirinda mu gihe warakaranyije n'umukunzi wawe, kuko bishobora kubaviramo kwangiza umubano wanyu burundu mu gihe mwari kuganira bigakemuka. Mu gihe warakaranyije n'umukunzi wawe irinde kumuhatiriza. Hari abantu benshi bibeshya ko mu gihe bababaje abakunzi babo guhora babahamagara cyangwa babandikira babasaba imbabazi aricyo kizatuma babasha kubabarira. Ibi sibyo. Niba umukunzi wawe wamurakaje nibyo witerera agati mu ryinyo, ni byiza ko umusaba imbabazi, ariko kandi niba atarimo kukwereka ko ashaka kukuvugisha ndetse ukabona ko uburakari bwatumye yumva mwanahagarika gukundana, wowe tuza umureke amara igihe aturije aho utari, asubize ubwenge ku gihe. Niba koko agukunda azanagukumbura, ariko kandi ntuzarekere burundu, ujye ucishamo ariko gake gake, umwandikire, umusuhuze, umubaze amakuru, ariko nanone wirinde kongera kumuhendahenda ngo mukomezanye. Wowe icyo usabwa ni ukumwereka ko umutekerezaho kandi ko nubwo mubabaje nta mutima mubi wabikoranye, kandi umwereke ko witeguye icyemezo cye nubwo utifuza kumubura. Irinde kwishora mu ngeso mbi mu gihe warakaranyije n'umukunzi wawe. Kwiyahuza inzoga kuko umukunzi wawe yakurakariye cyangwa yakwanze sijya bikemura iki kibazo. Zirikana ko iyo abibonye bimubabaza kurushaho, kandi akabona ko utagira kwihangana. Ibuka ko niyo yakureka burundu, ukwiye kwita ku buzima bwawe no guharanira gutera imbere. Nta gisubizo uzakura mu nzoga cyangwa ibiyobyabwenge, ahubwo uzaba wiyongerera ibibazo. Ereka umukunzi wawe ko nubwo yakwanze cyangwa akaba yarakurakariye akagucikaho, wowe ukiha agaciro kandi utigeze ureka kwiyitaho. Mu gihe warakaranyije n'umukunzi wawe, irinde kumwereka ko ubuzima bwawe bwageze ku musozo kubera we. Niba umaze kubona ko umukunzi wawe yamaramaje kukureka burundu ndetse atakikwifuza, mutere wowe kukwifuza kandi umwereke ko ubuzima butarangiye kubera we. Umwereke ko kuba mutakiri kumwe bitaguterera icyizere ngo wihebe, ahubwo kora ibishoboka byose nawe abone ko uri uwo undi muntu wese wifuza umukunzi yashima, bityo anagira impungenge ko ashobora gutinda mu burakari akazagaruka abandi baragutwaye. Kumutera impuhwe umwereka ko byanze bikunze natakwemerera nta mahoro uzagira. Ibi ntabwo byatuma ahita abona agaciro kawe nyakuri. Niba uri mu rukundo rero we kwibwira ko byose bigomba kugenda neza. Si ibyo no mu rukundo no mu buzima bwacu bwa buri munsi, inshuti yawe uyu munsi bamumeranye neza, ejo ntabura agatotsi kajemo, ariko kuko umukunda mugakomeza kuba inshuti. Aya ni amakosa rero akomeye, ariko nanone tukazirikana ko umuntu mukundana nawe ari umuntu kandi azakosa, bityo mu gihe akosheje bitavuze ko ibi bizatuma muhita mutandukana. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, nizera ko hari amasomo mukuyemo.
mukomeze mudushyigikire mukora subscribe, like, comment na share. Njyewe nari Liliane Iradukunda.